Aha, ubwo iyo uvuze gutyo uba ushatse kuvuga iki? Je vous salue Marie. Tugiye uvuga iti Mariya, Bikira Mariya, nawe Imana ndabemera. Itandukaniro n'abamfite abandi basitari badafite bashobora kuba ari abasitari barebare cyangwa bameze gute. Ngiye itandukaniro mfite ni uko ndi umuntu mugufiya kandi nkakundwa n'abantu barebare. Uzi ko mfite nka kimwe cya kangahe cy'abaritazari, ariko ngo baritazari bamucira urubanza none ariko ntabwo ari kuvuga ngo bamucira urubanza kubera bari abagore yarongoye 400 n'ibindi bintu arimo kuzira. Yadutumiye twavuze indangamirwa, twavuga indangamirwa bakavuga ngo mama queen. None tuza kumenya yuko icyo gihe ntabyo twari tuzi, tuza kumenya yuko indangamirwa ari itorero ry'igihugu. Meresi yandika asaba imbabazi, ubwo natwe tuza kubimenya. Tubimenye baraho ntabwo bakitwa indangamirwa, ni indaya. Uti Clapton kabisa uramushimira cyane. Ndamushimira, ajya ahora atera imbere aho abandi baburiye, ajyaho nimba azareba iki kiganiro n'ukuri kw'Imana. Clapton expecta ngo muteresa gutuma. Ariko se Nzovu buriya nka DJ Brian cyangwa se Tesha aramutse akubwiye ati nsaba ikintu kimwe, wamusaba iki? Bombi se cyangwa umwe? Ngiye buriya rero ngiye nabasaba bakambomoza. Barakubandusha amafaranga se. DJ Brian koko buriya yankubita umupuri wiwe. Yes, ngo ikaze ukunda ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda TV. Ahangaha niho twicaye muri kakanya tukugezaho ibintu byinshi bitandukanye, amakuru aba ariho aravugwa cyane mu myidagaduro. Muri aka kanya rero ndi kumwe n'umugabo umaze iminsi ari kuri trend yitwa Nzovu. Nzovu, oui, iyo umuntu avuze ngo uri kuri trend uba uri hehe? Iyo ko mbyumva bijyanye n'igihe ngezemo, ni nkaho wakavuze ati muri ibi bihe cyangwa aka kanya Nzovu ni umuntu ugezweho uri kuri hit. Nzovu, tubwira abasitari batatu byibuze uvuga uti uretse aba basitari nibo bandusha ubusitari, ubundi ngewe kabisa nkabakurikira hano mu Rwanda se. Ngiye navuga ko hano mu Rwanda nta muntu ndusha ubusitari. Tujye tuvugisha ukuri, uko umusitari umwibonamo nawe niko akwibonamo. Nimba tugeze kugera twese turi abasitari, ngewe icyo gihe hano mu Rwanda nta muntu ndusha ubusitari, kuko nimba akunzwe nanjye ndakunzwe. Ahubwo wakagombye kumbaza ati nk'umusitari waba icyitegererezo cyawe, nibura wumva mu iki gihugu cy'u Rwanda urimo kwitwara neza cyangwa ukunzwe n'indi, icyo gihe ubwo namukubwira. Wavuga nde noneho? Ngewe reka nkure uwo navuga ni Seburikoko. Ariwe twakinnye filime yitwa Sekaganda. Ubona ari we musitari w'icyitegererezo cyawe kabisa, uvuga uti kuri njyewe nareberaho kabisa. Kuri njyewe kuko impamvu namureberaho, uriya ni umusitari urimo kugenda azamuka. Ni wa musitari udashobora kugira ishyari ngo arigire bagenzi biwe, rwose ni musitari w'icyitegererezo kandi ni wa musitari utajya wiyemera. Hari abandi basitari yenda njye nabonye mu ishusho ryabo nkabona rimwe na rimwe biyemera bagera gute, kandi ahubwo hari n'aba basitari baje nyuma yacu barangiye umusitari wiyemera njye sinjya mukunda, ntabwo ngendana nawe. Ni irihe tandukaniro Nzovu afite ku bandi basitari? Ni iki kintu ubona wihariyeho abandi basitari badafite? Itandukaniro n'abamfite abandi basitari badafite bashobora kuba ari abasitari barebare cyangwa bameze gute. Ngiye itandukaniro mfite ni uko ndi umuntu mugufiya kandi nkakundwa n'abantu barebare. Nuko uri umuntu mugufi nicyo kintu wihariyeho? Kandi nkakundwa n'abandi bansumba, aho kugira ngo bakunde abandi barebare bitwa ngo n'abasitari, ugasanga Inzovu bakunze. Hari ahantu nigeze kumva uvuga ko ngukundwa n'igitsina gore cyane kurusha abantu b'abagabo, nibyo? Oya, ahubwo njyewe ni mu gukubitwa kwanjye nkubitwa n'abagore, sinjya nkubitwa n'abagabo.
Nzovu abagore bagukubita byagenze gute? sha byihorera Eh? byose ibyo uwari umaze iminsi ankubita y'inzara Mama Queen. mama Queen nigeze kumbwira se wikwigira ikihe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda wagenze gakeya yanga kumva inama mugiriye ariko ejo bundi yagize gutya akazatangira gutuka ubuyobozi mu mudugudu atuka abashinzwe umutekano barabita abanyerondo akubita abantu mu ikaritsiye atuyemo akubita abagore bagenzi be nanjye ashaka kuntiga ngo nindeba nabi azankubita agire gute ubwo nagiraga ubwoba ikaritsiye atuyemo nkaba ntajya kwinyweramo agacupa naba mvuye mu kazi nkakomeza njya kuryama kubera yanteye ubwoba ariko yagize gutya imodokari y'irondo iza kumufata ubu hari aho bagiye kumucumbikisha bagomba kumugorora taransite aho bakunze kwita kwa Kabuga hariya hantu ntabwo baba bagufunze baba barimo kukugira inama kugira ngo ibyo wari urimo ubivemo buriya nawe ashobora kuzavamo ari muzima ahubwo se ubushize ko bahamufungiye nanone bamufungura akaba yongeye gusubiramo bizaguma kuriya. None se Nzovu Mama Queen niki kintu cyatumye bamufunga bakamujyana kwa Kabuga kuko niba ari imodoka y'irondo yamujyanye byanze bikunze hari ibindi bintu yakoraga bitemewe bituma ari cyo kintu nyine bamufatira baramujyana ibyo yakoraga bitemewe. Mama Queen ntabwo anywa urumogi. Mama Queen nubwo yigurisha ari indaya ni indangamirwa buriya Mama Queen ni indangamirwa oya indangamirwa mbona no kuvuga ntabwo bakitwa indangamirwa rya jambo twarayiretse rya jambo bigeze baradukoseye turi muri Jazz Comedy Merci yadutumiye twavuze indangamirwa twavuga indangamirwa bakaba ngo Mama Queen none tuza kumenya yuko icyo gihe ntabyo twari tuzi tuza kumenya yuko indangamirwa ari itorero ry'igihugu Merci yandika asaba imbabazi ubwo natwe tuza kubimenya tubimenye baba ntabwo bakitwa indangamirwa ni indaya kandi mbere bitwaga indaya baza ngo kwitwa indangamirwa ni twebwe twabizanye ko indangamirwa ni itorero ry'igihugu nta kuntu itorero ry'igihugu wajya kwisanisha ngo uryite indaya kandi ari itorero ry'igihugu ariko ako kantu karimo ubwenge karimo urabona ntabwo twebwe ngewe nabuze indangamirwa ntabwo nari mbizi ariko ubu narikosoye Merci yasabye imbabazi yanditse urupapuro natwe iryo jambo ntabwo tuzongera kwita indaya indangamirwa ahubwo ni indaya nyine ni indaya Nzovu uri no gukomeza wisomera ku kantu zamura ako kantu abantu bakareba reka nkomeze nisomera kuri Shua tangawizi ni ikinyobwa cyiza cyane kirimo tangawizi kandi buriya tangawizi hari ibintu byinshi ivura ubundi najyaga nywa Knowless ariko ubu Knowless sinumva ko nako ngiye kukareka ariko nako nzaza nkanywa ariko ninywere Shua tangawizi. Ariko se Shua tangawizi ngaho tubwira itandukaniro riri kuri Shua tangawizi n'ibindi binyobwa kereka abantu bakarebe kuri Shua tangawizi ngiye ukuntu mbibona harimo tangawizi nibyo ni ikinyobwa kidasindisha ni ikinyobwa ushobora kunywa kuko urabona tangawizi uko tuyizi no mu buzima busanzwe cyane cyane iyo nguze tangawizi mu rugo ishobora kumvura inkorora hari indwara zimwe na zimwe tangawizi ikiza kandi hano muri iki kinyobwa harimo tangawizi noneho tangawizi ndabona ikorwa iyo ukuntu mbibona sinzi icyongereza sinzi cyako byanze bikunze tangawizi ishobora kuba ikorwa Shua iki kinyobwa gishobora kuba gikorwa mu bimera by'iwacu mu Rwanda kuko tangawizi nayo ihingwa mu Rwanda. Reka nkurebereho reka ngufashe kureba hano bari kutubwira ngo ariko ubwo byanze bikunze harimo n'amazi amazi yarimo
ngo nta sukari irimo se. harimo amazi, harimo jinja. Jinja ni iki? Oya jinja ni tangawizi. Jinja nsanzwe nzi tangawizi, niyo bita jinja. Akabamo black tea cyangwa se icyayi cy'umukara. Icyayi cy'umukara se ni bashyiramo amajyane se? Icyayi cy'umukara tuzi ko ari cya cyayi tunywa mu ngo zacu, ni icyayi, ni amazi ubiza ugashyiramo amajyane kikaba ari icyayi cy'umukara, kuko icyayi bashyizemo amata kiba ari umweru cyangwa gifite akarange kajya kuba umuhondo. Iki niba bavuga ko ari icyayi cy'umukara, ndumva hari ni amajyane. Ngo haba harimo ngo n'umusemburo wa wine cyangwa se wine yeast, hakaba harimo n'isukari nk'uko wabivuze, harimo na rosemary. Hanyuma Nzovu, ko bavuga ngo shwa tangawizi ngo ni ikinyobwa kidatera hangover. Hangover ngewe nk'ukuntu mbyumva, hari igihe reka ngewe impamvu hangover ushobora kuba warayinyweye inzoga mu gitondo, wabyuka bikanga ukagira umunaniro, ngewe nibyo numva. Ariko iki ngiki shwa tangawizi ni ukuvuga ko waraye uyinyweye mu gitondo ugera ku kazi wumva ufite imbaraga, utananiwe. Hari inzoga ushobora kunywa wajya kwegura umutwe gutya, wajya kubyuka ngo ujye muri dushe ukara ujye mu kazi, bikanga ugakomeza ukaryama, bikaba ngombwa ko no mu kazi bakwirukana kuko wishe akazi. Ariko shwa tangawizi yo ngo nta hangover. Hari n'ikindi kintu umunaniro, bavuga ngo ngirimo ngo ibitera imbaraga, ngo ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Urabeshya ngo harimo ibitera imbaraga njye nzi ko buriya Knowless, kuko bavuga ngo harimo ingano kandi ni umutsima. mba numva ko abantu tunywa Knowless buriya tuba tunariye ibiryo. Harimo nonese ko hano ngo harimo ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga tumenyereye ko ari ibijumba, ari imyumbati, ari ibirayi. Hasi naho harimo ibirayi n'imyumbati n'iki. Ati tubigije kuri. Oya turebe, hari ibitera imbaraga n'ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Kuko buriya iyo tuvuga ngo ibirindiye umubiri indwara, nyandi tuzavuga ngo uri imboga ku meza, ntago uzareba neza, amaso wagire gute. Wavuga ngo harimo ibyubaka umubiri, dushaka kuvuga iti urigiriye ku meza cyangwa uriye imyumbati, sibyo? Ibyo nibyo tuvuga byubaka umubiri. Hanyuma kuba birinda indwara byo tangawizi turabizi ko n'ubundi busanzwe irinda. Shwa tangawizi harimo imboga barazisya nazo bakazishyiramo ka potaje. Tuzabaza bosi wako adusobanurire. Nzovu, dukomezeho gatoya. Hanyuma tumaze iminsi tubona zimwe mu nkuru zivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nakubonye ejo bundi mu kiganiro uvuga kuri DJ Brian ndetse na Tesha, abacuti bawe, uvuga ngo baratandukanye. Amakuru wavugaga wari uyahagazeho? Oya, ari amakuru nanjye urabyumva, mba nayumvise ku ma YouTube channel hirya no hino, cyangwa hari abandi babimbwiye. Njyewe nari nababaye, bari abantu ni inshuti zanjye, twarakoranye. DJ Brian na Tashi ni abantu bameze nk'abavandimwe. Njyewe numvise yuko batandukanye, ndababara ngira gute. Ariko se Nzovu, buriya nka DJ Brian cyangwa se Tesha aramutse akubwiye ati nsaba ikintu kimwe, wamusaba iki? Bombi se cyangwa umwe? Njyewe buriya rero njyewe nabasaba bakambomoza no kuri kwimwe. Ngaho bibasabe kuri kamera bari kukureba. Barakubandusha amafaranga se. DJ Brian koko buriya yankubita umupuri wiwe. Ngaho bimusabe nyine akureba, murebana mu maso. Reka ibyo tubyihore two kubyinjamo cyane. Icya mbere nubwo atankubita umupuri wiwe, akanjyana ahantu nkaryoha nkirira, nimba ari n'uwo mupuri akajya kungurira ahandi. Uwo ariko ntawe. Ariko nanone Tesha wiwe ateye nk'abahungu,
shawe uriya yanagukubita buriya we yaguhaye wapi ntabwo cahoya cyokora hari indi nkuru numvise nayimenye ejo nimugoroba yuko Tesha na DJ Brianna basubiranye. Imana ihabwa icyubahiro, bari abakobwa ndabakunda, bafata nka bashiki banjye, mbese mbafata nkaho barankunda nanjye nkabakunda. Ariko ntukatiwe uri kuvuga ngo Brianna ngaguhaye umukuri ngo wakwishima, warangiza ngo bafata nka bashiki bawe. Mbese nk'urugero umuntu ashobora kuba ari umuvandimwe wawe ariko atari wa muntu wo mu masanira ya hafi, atari uwo muvukana, burega buriya tujye tuvugisha ukuri. buri umuntu umuvindimwe cyane nko mu bisanira nawe umuvukana kwa so wanyu. Wenda nk'urugero Pasi papa wiwe na papa Nzovu bavindimwe. Ubwo icyo gihe Pasi azaba ari petit frere wa Nzovu kuko tuvindimwe duhuje amaraso. Buriya abantu benshi bahuza amaraso ku mugabo, ariko buriya nk'umwana wo kwa nyoko wanyu ntacyo muba mupfana. wakora gahunda ntari bibaye ngombwa. Nzovu, uri umwe mu bantu bamaze igihe muri ibi bintu by'imyidagaduro. Mu minsi yashize nabonye uvuga ko wahagaritse gukina filime. Kubera iki filime arizo zakuzamuye ariko filime nk'uko bivuze, filime zo zanzamuye. Namaze kwandika izina, ubu ntabwo nshobora gusubira inyuma, ahubwo abankunda ngenda ntumbagira. Nkabuze impamvu filime turimo kugira twazihagaritse, kereka filime umuntu ashatse ko nyikina nayikina, ariko amafaranga amuciye akayama, kuko filime itwara umwanya munini. Ubundi filime bishaka ngo uba ugeze kuri tele saa 3, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7 mujye mu gapoze k'iminota 30 muri cyangwa munywa amazi, mutangire saa 8, saa 9, saa 10, saa 11. Noneho hari n'abantu bafite amafilime bagucyura cyagiye bitangiye kuba umwijima, none ubwo birafata saa 12. Kandi icyo gihe kuri muri iki gihe nsigaye ncungana n'amasaha, kuko ngewe urwego ngeze mu biganiro nkora nk'ibiganiro nk'icumi, 5, 6 ku munsi. None usange mbere muri filime wasanga baduha ibihumbi 10, ukoreye ibihumbi 10 guhera saa 3 ugejeje saa 11. kandi muri iki gihe naba nkoze ibiganiro bigeze muri 5, ikiganiro nimba ari 15 ndakora na 5 ni ibihumbi 75. Mbabyiza ukuri aho murimo gukina amafilime muri iyi minsi, utazaza nk'ibihumbi 100 ku munsi nkemera nkahagarika ibiganiro, Nzovu ntabwo uzambona. Ntazakubona iwe, ntabwo azambona. Nzovu ni amafaranga angana iki ushobora gukorera ku munsi mu biganiro? Mu biganiro iyo nasenze Imana, buriya ibiganiro iyo bihuje amasaha, nimba nk'urugero Pasa nshatse kabuti Nzovu saa 5, Pasiteri Manase akamubwira ngo saa 5, undi akambwira saa 5, icyo gihe njye nzaba ndimo guhomba. Icyo gihe nzakorera umwe, ariko buri umuntu akubwira iti zinduka saa 2 ngere kuri tele mukore ikiganiro cy'iminota 30, undi mukubite saa 3, undi mukubite saa 4. Uzi ko nyuma ya saa 5 ubundi ngewe mfite amasaha mba nagiye kwa Manipa. Ubwo umenya ukora amafaranga menshi. Nzovu, baramutse bakubwiye ngo bagukore mu bintu by'ibiganiro no gukina filime, wenda baguhe nk'akandi kazi, ni amafaranga angahe baguhereza ukavuga utangaha baranjyanye ntari benda byemeye? Uza amafaranga nakwemera, ubona ibiganiro ngiye nkora ku munsi, sibyo? Kandi buriya ngewe iyo byanze ndabyanze bitewe n'amasaha nakubwira agenda agongana, 30 ndabikora ku munsi. Wakuba n'iminsi 30,900 kireka cyo kora umpaye akazi, nta kazi nafata. Uzima ngo ntagafata, uriya ufasha akandi kazi k'ukwezi ukava mu biganiro, ntabwo waba ukitwa umusitari. Izina ryanjye ryahita risubira inyuma. Nzakomeza muri biganiro. Hari umuntu wampamagaye ngo
nko ku Kibuye baravuga ngo nzongeye kuguha akazi k'ubuseriveri ngo muri hoteli imwe iri ku Kibuye cyane ya indi ejo twabonye ngo bagaburiye abantu ngo ibiryo birimo simbizi ibyo ngibyo ni umuntu wamamagaye bamwita Tino nongera no kumuvuga Tino yari ari kugukorera prank nase kuki ayinkorera ntari kumwe nawe ariko byangiye mukatiye mubwira ngo Nzovu ngo azakora akazi ko gusereva ngo ahembwe 300 namwe ni Tino njyewe nta 300 nakorera nsereva. None se Tino yari ari gukora ibintu bita prank urabizi uzi cyari cyo ni prank ndayireba nagatwiko ni uko ushaka kunkora prank uvuga ngo natereye umukobwa inda nako ivi kandi ubeshya iyo niyo prank bura wasanga Tino we byaramutwikiye kandi nta kintu namuhaye. Nzovu uramutse ugiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda turi kuvuga wenda mu bihugu bivuga ururimi rutari ikinyarwanda ni ikihe gihugu ubona wabasha kubamo ariko nta rurimizi tuvuge nyine uvuye mu Rwanda bagwitishijemo n'ubundi njye mvuga ikinyarwanda cyonyine nta gifaransa nzi nta cyongereza nta n'igiswahili nese Nzovu ubona igifaransa ubwo uzi ibihugu nabamo se naba muri amakaritsiye abamo cyane abanyarwanda ku buryo nazamvuga ikinyarwanda abandi bakumva cya kinyarwanda nk'ubu ngiye i Bugande urabona iyo ugeze i Musanze hari ahantu wambuka bita mu Cyanika ukajya ahantu bita Igisoro hari ahantu haba abantu bita abafumbira bavuga ikinyarwanda iyo ngiyeyo turavugana tugahuza. none se nandi kukubaza igifaransa ko nigeze kubona hari ahantu uvuga igifaransa nkabona hari amagambo amwe namwe usobanura y'igifaransa ururimi rw'igifaransa ntarwo igifaransa kera kuko ngewe nize primaire ariko mu gihe cyacu igifaransa nicyo twigaga mu mashuri icyongereza cyari gikeya abakigaga n'abantu bigaga Université y'u Butare ariko buriya igifaransa dushobora guhura mu gitondo hamwe bonjour uvati uvuye hehe utuntu nk'utwo twona dushobora je m'appelle Nzovu cyangwa je m'appelle Herfete Nzovu urumva ko nk'abantu bavugisha igifaransa ushobora kwinjira muri resitora bakoresha igifaransa manje bakumva ko mvuze ikintu cyo kurya hanyuma se uko waba uvuze ko ushaka kurya waba ubabwiye ko ushaka kurya iki igifaransa ushaka kuvuga ari ibihugu biteka la manioc la patate douce le haricot le sombe les pâtes ni ubugari icyo gihe bagahita babyumva ari ubwo inyama bazita mu mu gifaransa inyama bazita mu ndi kukubaza nawe ukambaza inyama okay. ariko buri inyama zinaniye naca amarenga gute nasa nk'ujya gutamira inyama kuko inyama yishwe uhita ugenda gutya sibyo bakamenya ko ndimo kurwana n'igufwa bakaba barabisobanukiwe. Nzovu uramutse ugiye kwaka shuwa tangawizi wabivuga gute shuwa tangawizi ugiye nko kugura ahantu ka shuwa tangawizi shuwa tangawizi ni ikinyobwa gicuruzwa mu Rwanda sibyo no hanze cyarahageze ubu no hanze ariko mu Rwanda niho nabanza nabwiye mu ikinyobwa bita shuwa tangawizi. hanyuma mu gifaransa shuwa bisobanura iki ntabyo nzi shuwa tangawizi ni izina ahubwo shuwa ni izina ry'ikinyobwa ubwacyo ahubwo tubwire ariko uzi ko hari umuntu nzi wiswira izina witwaga shuwa twigera ducuruza amasede kera bamwita shuwa aba mu Gasyata cyangwa ubwo niho bosi wa shuwa tangawizi yakuye iryo zina simbizi ni izina ni nk'uko wenda wavuga iti Nzovu tangawizi iri ni izina ry'umuntu shuwa tangawizi. Ugiye kwaka umuntu shuwa tangawizi w'umuzungu ari uzicuruza wamubaza gute shaho natsindwa Nzovu wagenda utakanyweyeho gerageza
arizo acuruza zonyine Eh. ntaca amarenga Mm. nkamwereka gutyo Mm. ibyo agahita akankanira ariko yaba afite ibindi binyobwa sinabigenza ngiye kunywa shwa tangawizi kuko ni ikinyobwa gikorwa muri tangawizi Yego. nagenda nkabanza nkafata tangawizi mu isoko nkagenda uyu mucuruzi urimo kuyicuruza nkamwereka tangawizi akamenya ko nshaka cya kinyobwa kirimo tangawizi. Wayimwereka ute? ubwo nkamubwira ndashaka ikinyobwa kirimo tangawizi agahita yimuha. Yes, Nzovu urakoze cyane. Hanyuma ntabwo nshaka ko iki kiganiro kiri buze kumara iminota myinshi, ariko ndaza kukubaza nk'umuntu ukurikirana cyane imyidagaduro ya hano mu Rwanda. Watubwiye ko umuntu umwe wenyine ukurusha ubusitari unareberaho ukavuga uti uyu niwe cyitegererezo cyanjye ari Papa Sava wenyine nta n'undi. Nzovu Kanyombya koko ntabwo akurenze? Kanyombya ntabwo andenze. Shuwa andenze gute ariko ari we na Kanyombya ninde musitari? ni njyewe. Ushingiye kuki? Ese ko bantumiye muri Jazz Comedy inshuro 3 wagiyeyo kangahe? Ababizi zo Kanyombya yagiyemo nizo nagiyemo bazabitwandikiye. Wasanga ari uko ahenze. Ahenze gute? Amafaranga bamuhereza ari menshi bigatuma oya barabeshya. Ese nta bantu bajyayo bakajya kuri stage batanahembwa. Erega hariya tujye tuvugisha ukuri, hariya uba uri imbere y'abantu benshi, hari ukamenya nibura hari n'ushaka kujya agatitira. Hariya nimba uri imbere y'abantu hafi nk'ibihumbi njyanije nk'ibihumbi nka 7 hafi mu 10 muri atete, hariya umenya uko witwara. Kandi buriya hariya nujyayo ukabura amashyi ukabura abantu bagukubita amafaranga hara kuri ya stage zamenye ko warangiye. Buriya Kanyombya byararangiye? Simbizi nimba yaragiye bakajyayo bamuha. Ubwo icyo gihe tuzafata telefone turi abantu bagiye muri Jazz Comedy ukuntu abantu babishimiye ibyo bagiye babatera kuri stage tuvuga ati uyu niwe urenza abantu. Ariko Kanyombya nimba yaragiye ntacyo andusha. Okay, Kanyombya tumuveho kuko wenda ngaho na Clapton Kibonge. Clapton Kiboke ndamwemera. Nanamushimiye ko nta mezi angahe dukiramo nko mu mezi nk'abiri 3 ane. Yaravuze ati mu bantu bashimishije uyu mwaka ni ya Kananzovu. Ibaze umuntu w'umunyarwanda uguha amafaranga buriya uzi kugira ngo mu diaspora azaguhe 100,000 sinzi usibye njyewe wahawe amafaranga menshi mbanze nshime mu diaspora yampaye 511. Ariko ibaze hano mu Rwanda ninde waguha amafaranga nka Clapton yaduhaye? Clapton yaguhaye amafaranga yampaye 100,000 niyakamwana amuha 100 yaduhaye 100 twese 200. Clapton mbona no kumushimira mu banyarwanda bari hano i Kigali. Nta muntu wampa amafaranga angana gutyo cyeka ari umunyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya bari mu diaspora. Ariko utari mu diaspora hano i Kigali ninde waguha 100,000? Nzovu njyewe ndashaka no kuzakujyana muri restaurant ye bayita okay, restaurant yiwe ndayizi ateka ipira imeze neza irimo inkoko. Yakoze n'akantu k'akarusho iyi nkoko cyangwa uwo muceri uza hari akantu yakoze k'agasanduku kameze urabona ubundi pirawo n'inkoko ushobora kubirira ku iparato ariko ni akantu k'akabaho gutya gafite utuntu tw'utunguni kandi icyo mukundi yakoresheje ba bantu bakinnye amafilime b'abantu b'abasitari abaha akazi. Hariyo ba Kabosi, hariyo ba Selemani, Damour Selemani niwe ushinzwe ubusekirite kandi reka gakore yabaye umusekirite mu militari. Aba ariyo ariko avumba kubi. Nanjye ubushize nigeze kujyaho ndamwinira mu inzoga y'ibihumbi 3. Reka namugure Damour Selemani. Namugure ni kuri kwimana wakoze bakora kwa Clapton niwe naguriye. Selemani niba Nzovu yarakugure urumurame. Naramuguriye kuko buriya hari filime twakinanye bita na Heza Hisi ari nabwo bakoze montage bayikora nabi ikote riramutwika.
Ndabyibutse hari filime mwigeze kujya mukoranamo aho yakinaga muri Ntaza y'isi Ndamahe. Ndamahe yavuga ku byerekeye gisirikare. Ndabyibuka cyane. Uti Clapton kabisa uramushimira cyane. Ndamushimira, ajya ahora atera imbere aho abandi baburiye, ajyaho nimba azareba iki kiganiro n'ukuri kw'Imana. Clapton respect. Iki? Respect ngo mutere isabukuru. Umubwiye ngo iki Clapton? Umubwiye ngo iki? Mutere isabukuru nyine. Nyine bivuze gute? Respect. Urakoze. Yes, Nzovu tugana ku musozo, harimo umuntu ushobora kuvuga ngo Nzovu ni umuntu maze nyine igihe mu bintu by'imyidagaduro hano mu Rwanda, ukaba nyine ashobora kugukeneraho inama. N'izihe nama ushobora guha reka tuvuge ku bakinnyi ba filime, ni izihe nama wowe ku giti cyawe nka Nzovu ushobora guhereza umuntu ukinjira muri sinema hano mu Rwanda? Umuntu agira inama ushaka kwinjira muri sinema nyarwanda ni ukwitwara neza, kuko biri hari abantu babishaka bakabibura, kuko hari n'aho ushaka kujya gukina ugasanga baguciye 100,000, cyangwa waba uri umukobwa bakakwaka ruswa y'igitsina, sibyo? Nzavugisha ukuri, ariko kuvugisha ukuri ntacyo waba, sibyo? Itware neza, nimba ugize amahirwe umuntu ufite YouTube channel akagukinisha filime nyarwanda, ukore kandi wubahiriza amasaha, udasuzugura. Nimba umuntu akubwira ati jya kuri tele saa 3, wubahiriza ariya amasaha, kandi nanone witange nubwo yaba atanaguhemba, kuko numara kugaragara abandi uzabaca amazi utangire kubishyuza. Hari abatangiye bakorera ubuntu ugasanga arihanganye, noneho n'agatike akakitegera. Niba twishinga twebwe twamaze kwandika izina, njyewe utantegeye tike imvana mu rugo ninsubizayo ukamemba n'amafaranga, twavuga njye nta nyinya nakwereka, niyo nsanzwe nyifite, nta nyinya nakwereka. Nzovu ngo ufite inyinya? Ufite inyinya? Okay. Nzovu none reka tugane ku musozo. Reka nkwaze iki kibazo nicyo cya nyuma. N'abakobwa bangahe cyangwa se n'igitsina gore bangahe wabashije kubonana nabo mu buryo bwo mu buriri? Ndyamana bose? Yego. Kwari benshi da. Uzi ko mfite nka kimwe cya kangahe cy'Abaritazari, ariko ngo Abaritazari bamucira urubanza none. Ariko ntabwo ari kuvuga ngo bamucira urubanza kubera bari abagore yarongoye 400, n'ibindi bintu arimo kuzira. Bitari biri. Aya makuru nayumvise nimba ari ejo nimba ari uyu munsi agenda acara hirya no hino. Wabyumvishe gute mugenzi wawe Baritazari bamukatiye? Ntabwo ari mugenzi wanjye, ngiye ntabwo ndataka abagore 400, cyo kwa muri 400 mfitemo kimwe cya 10, mfitemo 40. Nzovu uratubeshye. 40 sinababura nanjye, bagiye batandukanye. Nzovu ubu indaya zo muri Sodoma ntabwo ari indaya, ngiye igihe cyose muzanshyira mu ndaya. None se tubite gute? Ngende umukira wabo. Nese Nzovu nta muntu ushobora gukundana nkamubomora tukaryamana, atari ya ndaya iguca amafaranga. Reka indaya iguca amafaranga. None se Nzovu ngo wenda tureke kubivuga mu buryo bw'indaya, sibyo? Turi kugana ku musozo. Abo mwabikoze mwumvikanye bo ubwabo, atari ukuvuga ngo ni indaya, batanaguciye amafaranga? Ni bakeya. Ni nka bangahe? Baraba bakeya. Ni nka bangahe? Tureba. Ni 4 bonyine. 4? Ngiye kuko abenshi ni indaya. Ubwo noneho niba mu bantu 40 mwabonanye, kuko pasuzi impamvu se muri iki gihe usigaye ushaka guteta umukobwa utarinda utigurisha akakuvuna cyane, agakubeshya ngo nzaguha ejo bundi, kandi byarimo kukurya ni byinshi, akaza akarya inkoko ngo nzabitekerezaho, ugasanga ari inkoko uguze inkoko 20,000, umuguriye umuceri wo kwa Clapton uzi ko uhagaze hafi 20 n'inkoko, akakoshya nzaguha ejo. Kandi iyo ugiye ku isoko ukajya muri bari abantu bigurisha, umukubita 2,000 ukamugwa agapeti mitsingi mugasozanya. Iyo niyo nama watanga? Inama gute? Ariko ntanga inama bo babanje bakazigira.
Yesu wongera inama ninde? ariko Nzovu ubundi uba wumva nta kibazo ufite cyangwa se uba wumva rimwe utazabyuka ukava mu ndangamirwa ukisanga wanduriyemo ibirwara? Ntandura gute ko se ahubwo reka mbikubwira, urushinge ruturinda sida rugiye kuboneka. Tugiye kuza twiteza urushinge rw'amezi 6 mu mwaka ni 2. Ayo makuru nta nari mfite. Ntawe uzi? Wapi? Kuki nkurusha kukurikirana amakuru? Ngo bimeze bite? Aha, wenda nka Pasi agize amahirwe urushinge ruraje, ntabwo wigeze wandura, uri muzima. Indi ugiye kubomora Mama Queen, kandi Mama Queen yaranduye. Icyo rero umuboma wawe riteje urushinge ntabwo azakwanduza. Mama Queen ni ubonye koko. Kwanzi ko nawe ngo mwakundanye yakwemeraga. Yakwemeraga muri andimbo bitajugumira. Si umunsi umwe wamuzanye ahangaha ugisohoka. Arakwemera Mama Queen uko. Ahubwo Pasi icyo nagusaba, wazashatse umunsi wo kuwa 5 ukazinduka saa 9 ukajya gusoma Mama Queen. Uzaze tujyane kumusura nta. Tuzajya kandi byamushimisha abonye umusayi nka Nzovu ariko n'umusayi mugenzi we twamusura. None se kwa Kaboga ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kugeraho nawe bakakugumana ahubwo? Njyewe ninde wamfunga se? Ahubwo ninde wagufunga ntakora amakosa? Ariko Nzovu iyo wirirwa uvuga ngo reka mbikubwire, n'ibiki no kuko inziranye n'abahungu umusaza abaje pe, ninde wamfunga? Reka warabaje ni murazi. Okay, ntabwo nabyitwaza. Icyambe ngiye nirinda gukora amakosa. Ariko njye mba numva umunsi umwe bazagufunga Nzovu. Wowe nawe utaniye na Yaka. Mba numva umunsi umwe nta nubwo ari byo nkwifuriza. Kuki munyifuza? Nzirinda kudafungwa none. Ariko Nzovu reka nkubaze, ninde muntu wazanye ijambo kubomora? Kubomora? Yego. Ni njyewe. Ni wowe. Hanyuma rero kuzana iryo jambo rikaba nka virusi mu banyarwanda, urumva udura ubu n'akana kagenje sigaye ujya kumva ngo kubomora urumva ari ibintu byiza wazanye iryo jambo. Ngiye akeshi kubomora sikuvuga ngo ubomoye umukobwa cyangwa ibiki, sibyo? Murabyumva n'abatinganyi nabo buriya barabomorana. Kubomora rero n'iyi nzu utuyemo ushobora kwita ngiye kubaka etaje, nayo ushobora kuyibomora. Kubomora ni ikintu usenya. Ushobora kuvuga ko urabona inzu iyo ugiye kubaka etaje, ufata bariya abafundi bafite za kinubi bafite. Nzovu wigeze kuvuga ngo Jesus je vous salue Marie de Dieu, niko avuga? De Dieu ni Imana. Ubwo iyo uvuze gutyo ushatse kuvuga je vous salue Marie de Dieu, uvuga iti Mariya, Bikira Mariya, nawe Imana ndabemera. Je vous salue Marie. Iryo ni isengesho twari dusenga kera. Uvuga iti je vous salue Marie de Dieu mange. Ni ibyo ngibyo. Uti ndabemera bya sana. Ndabemera igabara n'abasitari. Uribuka impamvu ngiye mbitse ko abantu ari abasitari. Uribuka Yesu abwira abagore ati no kumutera amabuye utarabikoze natera habuze n'umwe. Ariko Yesu ngiye buriya ndamwemera. Buriya ni umusitari. Dusoza tubwira ibintu bibiri wemerera Yesu cyangwa bitatu? Yesu ibintu bitatu wemerera Yesu kabisa yakoze ukabitanga. Yesu haro yazuye Lazaro, yazuye Lazaro. Iki nanone icyo mwemerera nicyo maze kuba yabwiye bari abadamu bari bashatse gutera uriya mudamu kuko bamubonagamo ko yasambanye. Arababwira ati utarasambanye namutera amabuye, habura n'umwe. Ikindi cya gatatu, Yesu mwemerera. Icya gatatu ni uko yihanganye bakamushyira ku musaraba hagati y'ibisambo bibiri. Kuko yari afite ubushobozi yari kubita ngiye mwo kunshyira muri ibi bisambo, kuko yumvaga, ariko kuko yabonaga ko ibisambo bishobora kuba byaribye bikeneye kurya, yarabyemeye. Rero nubwo bavuga ngo ibi byaha dukora nko kwiba, gusambana no kunywa inzoga, Yesu ashobora kuzadushyigikira ntituzajye mu muriro.
ahubwo babandi babipinga bigira ngo ntibanywe inzoga ngo ntibasambana bagasambana bihishe ngo ntibajya tugasanga ahubwo usibye ko njye ntabaciye umuriro w'iteka nabo njye nifuza ko twese twazibona nta n'umwe ugiye mu muriro. Bayi bayi. Urakoze cyane Nzovu.